Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe bene data bashiki banje aho muri hirya no hino. Muvandimwe wanyu Pastor Ndahiriwe Jean Dorape nkomeze kubifuriza imigisha y'Imana. Ijambo dusoma muri uyu mwanya riboneka mu gitabo cya Yosuwa igice cya 16 umurongo w'10. Haboneka aya magambo agira ati: ariko ntibirukanayo abanyakanani babaga i Gezeri, ahubwo abanyakanani baturana n'Abefurayimu na bugingo n'ubu bahinduka baritwa babo. Imana yacu tugiriye neza. Bashiki banje bene data, izi nkuru zivuga imiturire y'Abisirayeli uburyo batuye bavuye muri Egiputa. Abisirayeli bavuye muri Egiputa batuye mu buryo butatu butandukanye, kandi ubwo buryo bwateje ingorane zikomeye zo gutuma batabaho kimwe imbere y'Imana yabo. Iyo turebye neza dusanga hari bamwe banze kwambukana n'abandi Yorodani ngo baje guturana na bene wabo mu gihugu Imana yari yarabasezeranije, Abarubeni, Abagadi n'igice kimwe cy'Abamanase. Babwiye Mose ko batazambuka Yorodani ngo babane n'ubwoko bwabo aho Imana yari yarashimye kubatuza, ko bo bazaguma hakuno ya Yorodani. Icyakora bemereye Mose ko bazafatanya na bene wabo gutunganya igihugu Imana yageneye ubwoko bwayo guturamo, ariko bakabikora batuye hakuno ya Yorodani, kandi bamara kubafasha bakigarukira iwabo aho ngaho bashimye gutura no kwibera. Hari abandi tubona nabo bemeye kwambukana na bene wabo, bahabwa gakondo mu gihugu cy'isezerano, ariko ntibirukana abanyamahanga babagamo nk'uko tubisomye. Ntibirukana abanyamahanga babagamo nk'uko Imana yari yarabibategetse mu Gutegeka kwa 2 igice cya 7. Bavuguruje rero amabwiriza y'Imana yari yarabahaye, bashima kwivanga n'abo banyamahanga. Nk'uko bigaragara rero muri kiriya gice cya 7 cyo Gutegeka kwa 2, Imana yari yarabihanangirije ibishimikiriye, ibategeka kutazivanga n'andi mahanga, ibereka n'imigisha myinshi bizabazanira nibaramuka babyubahirije. Ariko bagezeyo bene data bagaragaza ko Imana yavuze ubusa, barengaho bakora iby'Imana yababujije, bereka Imana rwose ko ibyayo ntacyo bivuze, ko ikwiriye kureka kubahagarara hejuru nabo bagakora ibyo bumva bashaka. Imana yacu dusange. Hari n'abandi batuye mu gihugu Imana yabahaye, kandi bemera kubigenza nk'uko Imana yabibategetse, birukana abanyamahanga imbere yabo, ariko nabo ngo bajaga batsitajwe n'abo bene wabo bumvaga bakabona n'ibyabo, cyangwa se nabo ubwabo bakagira intege nke zo gukomeza kuba mu murongo Imana yabashize imbere. Imana yacu dusange. Ibintu byaje gutera Imana uburakari rero bukaze, bituma ifata icyemezo cyo kubahana, kuko batumviye ibyo yabategetse ngo bakomeze isezerano ryayo. Imana yacu itugirire neza. Umuhanuzi Hoseya kimwe na Mose yaje akurikiye bahanuye ibihano kuri Isirayeli. Bahanuye ibihano bikaze kubera ko biyononesheje kwivanga n'andi mahanga, bagakurikiza ingeso n'imico byabo, bakareka Uwiteka wabakuye muri Egiputa, bakayoboka ibigirwamana nk'abo banyamahanga bari barivanze nabo. Ibi ngibi Hoseya yabigaragaje cyane mu gice cya 7 umurongo w'9, aho yagaragaje ko abanyamahanga baje kubamaramo imbaraga bakabakamuramo gukiranuka kwabo, ariko ntibabimenya. Imana yacu dusange. Iyi mibereho rero bene data bashiki banje no mu gihe cy'itorero yakunze kugaragara cyane, aho ubona hari bamwe basa n'abavuye muri Egiputa ya none, ariko bagatura hakurya cyane y'agakiza. Abandi bakagaragara nk'abakarimo, ariko bagakomeza kwivanga n'andi mahanga bagakora ibyayo. Imana yacu dusange. Inkuru rero nka ziriya tujya dukunda kuzivuga, ariko ntidukura amasomo muri zo. Usanga itorero rya none ari abigisha b'ijambo ry'Imana, ari abaririmba ndetse n'abakristo bazi kubara inkuru. Twese tuvuga kenshi ko Abisirayeli banze kumvira Imana ikabahana bikomeye, tugahugira kuvuga abandi, ntiturebe uburyo ibyacu bishobora kurenga ibyabo, ngo inkoni ikubise mu cyeba tuyirenze urugo.
Imana yacu idutabara. Bene data bashiki banje, mbese murabona ibyacu bya none hari aho bitandukaniye n'iby'abari y'Abisirayeli? Niba barivanze n'amahanga bagahinduka nk'umutsima uhiye uruhande rumwe, aho natwe nta bameze batyo twaba dutunze mu nzu y'Imana? Ni ikibazo gikomeye. Niba hari abanze kwinjira mu gihugu cy'isezerano bakaguma hakurya yacyo, ntabo dutunze se banze kwinjira mu gakiza by'ukuri bagahitamo gutura hakurya yako kure, kandi bakanadufasha imirimo yo kubaka ubwami bw'Imana yacu? Imana yacu dusange. Pawulo yandikira Abakorino mu rwandiko rwa 2 igice cya 13 umurongo wa 5 yaravuze ngo, ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe? Ngo keretse ahari mubaye abagawa. Imana yacu idutabare. Ene data bashiki banje, ngaho namwe nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze muri iki gihe cya none. Nimwisuzume ubwanyu murebe ko muhagaze neza mushimwa n'Imana. Nimwigerageze murebe yuko mushikamye mu kwizera. Mbese Imana irabashima, Imana irashima imikirizwe yanyu muri iki gihe cya none. Ntabo dutunze bivanze n'amahanga bagahinduka nk'umutsima uhiye uruhande rumwe, bakomeza imirimo n'ingeso z'abanyamahanga batizera Imana, kandi batuye mu gihugu cy'isezerano, batuye muri aka gakiza. Ntabo dutunze se banze kwambukana n'abandi ngo baturane mu gihugu cy'Imana, baturane mu gakiza k'Umwami Yesu, bakikomereza kwibera hakurya yako? Imana yacu dusange. Yubu igice cya 13 umurongo w'9 arabaza ati, mbese ibagenzuye aho byababera byiza? Ngo murashaka kuyiriganya nk'uko umuntu ariganya undi? Imana yacu dusange. Murashaka kuyibesha nk'umwesha umuntu? Imana yacu dutabare. Pawulo yandikira Abakorino urwandiko rwa 2 igice cya 11 umurongo wa 31 yaravuze ati, ariko twakwisuzuma ntabwo twagibwaho n'urubanza. Bene data bashiki banje, ndabingingira kwisuzuma muri iyi minsi kugira ngo mutagibwaho n'urubanza nk'urw'abari y'Abisirayeli bibwiraga yuko bari mu buntu bw'Imana, nyamara baramaze gushyiramo imbaraga zo kwizera no gukiranuka, kuko bivanze n'abanyamahanga, abandi bagatura hakurya y'igihugu cy'isezerano. Nimwisuzume mwirebe kandi mwigerageze kugira ngo mutazagibwaho n'urubanza. Imana yacu ibagirire neza. Mana yera se Umwami Yesu, dukomeje kukwingingira mu bihe nk'ibi ngibi kudatuza kuyoboza ubwoko bwawe ukuboko kwawe kurambutse. Ntushime yuko abantu bawe bayembayemba bagutera umugongo, nangwa ngo hagira abarindagira mu mwijima. Mana murika hatabona aho umwijima uba, kandi Mana nyagasani, ubuntu bwawe bukomeze gufasha bene data n'abashiki banje kugira ngo barwane intambara nziza yo gukiranuka no gushyira mu bikorwa amabwiriza yawe, maze ubwo uzaza uzasanga bameze nk'abari batunganye. Mu gihe nk'iki ngiki rero ukwiriye Mwami Imana yacu kugenderera imitima y'ubwoko bwawe, kugira ngo hatagira abahunikira nk'abakobwa b'abapfu, ahubwo bose bitegure nk'abanyabwenge, kugira ngo Mwami ubwo uzaza utazabatungura. Ndakwinginze Mwami Imana yacu ngushira impinduka ikomeye mu n'ubuntu bwawe mu itorero rya none. Abantu bawe bahagarare badatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi, kandi bamere nk'umugeni nyamugeni urimbishijwe. Mana nyagasani, ubarimbishije mu buryo bukwiriye ukoresheje imbaraga zawe z'Umwuka wera n'ijambo ryawe, kugira ngo abantu bawe batungane rwose, bahagarare nk'uko bikwiriye intore zawe. Urakoze kuko ubyumvise kandi kubyemeye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo twizeye. Amen.